umva nkubwire mu bintu utagomba kumubwira. Ntukite umuntu wawe, ntukite umugabo wawe imbwa bubwa. Nje mbana nawe. Umuntu w'umugabo ntago ajya bimbwa no kuri Imana. Iki se? Gahunda urayikomeje. Ese ubundi uranshaka hiki? Ko navuye mu rugo rwawe nkakubisa ntigendera uranshaka hiki? Ngewe icyo ngushakaho ni iki ngiki. Nana, ugeze ku rwego rwo kumva ko ugomba kunsebya ukamvuga ibintu ushatse byose. Njye uragira ngo none njye kuvuga nze mbaze ngo gishe inama y'ibyo agomba kuvuga. Kuvuga n'uburenganzira bwawe. No kuvuga ibyo ushaka n'uburenganzira bwawe. Ariko pana ku izina ryanjye. Kuyitimba ngende imbwa Nana. Imbwa ngiyi itazaho yihere. We none uri umugabo. Ndi umugabo nyine. Yenda kugutunga byarananiye ariko natunga undi mfitiye ubushobozi. Apana kugenda. Naho rero nje nago nkiri umugore wawe. Ndashaka ngo wandike itangazo. Urikire ahantu bose babiye ko natakira umugore wawe. Erega birirwa bakunshiza nje hari cyapa mfite angahe kigaragaza ko nje ndi umugore wawe. Ariko Nana dushakana ayo magambo warayambwiye. Ntago wambwiraga ko ndi umugabo uruta abandi bose. Ubu rero nago tugishakanye. Byararangiye ibyanjye nawe. Ese nanubwo wanagira basi nisa nibwo basi byuze uba wanakubahisha n'umugabo wawe mugenzi wawe ahangaye imbere yanjye basi. Ntago byashoboka. Ariko izi n'ikindi reka nkubwize ukuri. Ngewe ndemera ko kugutunga byananiye. Ibyo wabonaga iwanjye ntukibibona. Reka nkubwire ngerera ibi byo twapfuye na nahantu bihuri. Wirirwa umbuza kuba uko nshaka kuba uko mbishaka icyo nicyo kintu twapfuye. Ndetse Nana kuko wafashe ikosa unambara nabi. Ikosa ryoroshye ukarigirira ikomeye ahubwo iyo umbwira ko ushaka kugenda mu buryo bwiza nari kukwemerera ukagenda. Reka nkubwire. Ntabwo nje nabana n'umuntu mbangamiye icyo ntabwo cyakunda. Kukubangamira uvuga no gute? Kumuza kwambara uko nshaka. Ubu wambaye neza uko ushaka urishimye. Sister ntabwo inshingano z'abagabo ntabwo zikora mu rugo neza. Wayige. Buriya abagabo bahura n'ibyago nuko tutavuga ibintu byinshi. Ndabizi nanjye ndabizi pe. Ariko reba utunze umugore wa ushaka kwambara gutya. Wafatwa ute? Sister ntabwo nzi nanjye narangiritse. Ese ntabwo yemera inama basi ya mugenzi wawe. Reka rero nkubwire. Ibyo byanyu sinshaka kumenya sinanabyitaho narwo binandeba. Icyo mugomba kumenya ni Stone wowe. Wawe uzura umugabo wanjye. Ndashaka ngo ubwire abantu bose utanga itangazo babwiye ko ntakiri umugore wawe. Byo kwirirwa bakunshinza bavuga ngo naragutaye naramaze nimba naragutaye ariko nabonaga ntacyo ushoboye. Wayige. Babush. Ni karibu. Ngajane mu nzu cha. Oya ngwino utereke hano nta kibazo. Ndabona unihuse. Ay. No kuvuga ngo ewe data we. Babu. Gahongirira ngende rero. Ngo nukuvuga ngo bari rimwe nk'ibihumbi 9. 9 by'iki? By'amazi. Biki? Uvumye amajerekana ngahe? Ni nzanye ariko ubwo ukumva nakubiye rimwe agukwezi gose kugira ngo tuvireyo rimwe. Injerekani muzanye twumvikanye ibiceri turuwase. Ni biceri 300 ariko fata amajerekani 30 nzava mu kwezi kose. Urayavoma kandi dore n'amazi yaje. Mazi sigaje he? Fungura urebe. Ego. Wabonye ko amazi yaje. Ubwo ndaguha ibiceri 300. Sibyo? Rega umva imibare ndi gukora kugira ngo tujane utagira ngo hari uburiganya ndi gushiramo. Ubwo wo kubira rimwe amajerekani uzakenera 30 merere mwe amafaranga none nje ndaza mvuga gake. 30 kandi uvomye injerekani imwe nese nza yamazi. Rega ni nko kungwana we ni nko kunguza none uri kugira ngo 300 garamarira iki ubu wakubwira ngo fata ibiceri 300 wabimaze wagura iki? Umvomye amajerekani angahe? Eko mana yisi nisho yemwe. Yemwe iki? Umvomye imwe ndagwatwa. Sibyo twumvikanye se? Ubizi imibare niko kubwana harizo. We igihe cyose uzakenera amazi gabuze. Ndaha mfite aderesa abantu bino baranzi wampaye amafaranga gawe mu micene. Mana yanjye. Naza nkakuvomera buri munsi uko wabuza amazi nkaza nkavoma nta kibazo. None iyo bonoma yashiramo tukongera mindi. Ndi kukubaza nyine amazi natongera kubura. Bigatongera kubura. Gute zigatabuza. Ngenda kwishyura ayanga ya 300. Uransigira nimero zawe niyongera kubura nzaguhamagara. Nese
reka mbanze nkubwize ukuri kw'Imana ntabwo ndi kumva ngiye sense iri hagati yawe na Nana rwose ese byagenze gute stop ese ko mbona nananutse byagenze gute ko mbona yababa Fayigeri okay katuvyore kunanuka nyine nibiriya ni hari abituruka no kurya disi ubu ngubu bisiga byarabaye ikibazo oya kurya byo nabimenyereye rega ntabwo dutandukanye nona hashize igihe sibyo ariko okay abagore bo muri no minsi sinzi ibyo baba batekereza gusa njye nariyakiriye sibyo nariyakiriye ubundi umugabo ushima Imana n'uriye ibyo mvugaho icyo nzi cyo bizashira sibyo reka nze nkubwire inshuti yanjye sibyo hari ikintu uri kumva hari igihe Imana iguhombye ikintu sibyo ariko iguteganyiriza ikindi kintu mu buzima bwawe sibyo rero uriya mugore uri kureba sibyo ushobora kumuhomba aka kanya sibyo ariko ejo ntabwo uzi ukuntu bimeze ejo hawe ni heza icyo nkubwiye cyo ni kimwe genda ushikame n'umutima wawe utuje ugenda ushyira amavi usenga Imana urerame hejuru ubwira ati Uwiteka Mana ya Isiraheli n'uko ukuntu bikoze nanjye rero umwaro muke uvuga ati Uwiteka Mana ya Isiraheli dore umutima wanjye uciye bugufiya ndaje imbere yawe unyakire nk'umwana wawe mbe nk'ikibondo cyawe nawe mbere umubyeyi mbese urukundo rw'Imana ukuntu rumeze urabona ukuntu umubyeyi iyo abyaye umwana uri kumva stop rikamuheza akandi gafuriga zambuka ngo uhite wigendera nanjye ngiye mu kazi sibyo ubona umubyeyi iyo abyaye umwana w'uruhinja sibyo ari kumwonsa cyagiye ibere gutya ari kumwonsa gutya kwibera amuri face to face rwana urukundo rw'Imana sibyo buriya nyina wawe yaguta nyina mama wawe yaguta sibyo ariko Uwiteka Imana ya Isiraheli ntateze kuguta aka kanya duhuye Fayigeri byihorere nyine banze unyumve stop rwose umva Fayigeri ibyo byihorere ni ugusenga nyine ariko biragoye ariko ndabikora ndebera noneho utangiye no kumenera ibirahuri ubu se ndamutse nkukase mu biceri ndi buguye wasigarana iki nakayerere kubyo ndi kukubwira nibyo mabuja ngo hano njye nakubwiye ngo ndakwishyurira injerekani imwe wavomye noneho amazi yaje ubwo niyongera kubura nzaguhamagara uza ugenda umvomere hari ikibazo kamazi ubwo gaje gari kuja hehera none nese ko ndebwakaye uzi ko mfite umudamu ese nge birandeba okay nacu wenda kugamba ntiwagamba ngaho ganguze nzagakwishura nakugurize uratangira ngo uzayavomera nka uyanguze ibihumbi 9 nje nzabikwishura uzanyishyura ise kandi uvuga humura hano hose baranze mfite aderese ndi uwino baranze okay ngari katubyoroshye uzaze ejo nyaguhe ejo nzaze ugambe sibumva se ari ikibazo wenda harije abantu bigiraga nkaho baremeye bakigira nkaho wenda ikibaye batari kukireba ariko hano nje ndabivivuye ugeze muwe yego kandi usa nkazo yego njubundi nuko ari ukuntu abaye uku nabundi nje nakuriye muri Isiraheli yego bira bibumbe bya piramide bira nibyo twajaga gukiniraho amabiye ari esundi witwa nde kutambwiye muri Isiraheli ndacakubarira ndarigeraho najyo barivuze umuhanuzi wo muri Isiraheli niwe wari inyise ariko no ufite inkuru ujye uzonganiriza noneho muri Isiraheli urabizi haciyemo umugezi gumwe gusa ndabyumva rwose n'abantu bo muri Isiraheli nije babavomeraga amazi ni kuko niko kazi nakoraga nikorera ibijerekani byo kwa Farawo none umva uransekeje pe kugeza igihe twagiriye guturika nani yego urahazi ntago mazi wageze hano gute nawe wapfa kuhamenyeka nani ariko ubwo nukuvuga ngo turi kumwe nibyo nzaza mbikubwire nuko ari kwihutana umuntu ngiye kwikorera amakara nzajya nguhamagara ngo iki Sabi muri Isiraheli nta kibazo ubwo ejo uzaze kare uko mfite akazi utazasanga nagiye nta kibazo nzazinduka kandi umenyanye n'umuvandimwe umenyanye n'inshuti umenyanye n'umuntu w'umugabo uranje naguha ibitekerezo byinshi cyane byavamo n'amamiliyari yego ukabaho ukitunga ukamenya ubuzima bwo kwibeshaho muri Kigali ukamenya gushakisha sibyo ibyo bitekerezo ndabifite okay nta kibazo basi hanejo numaye kandi nkubwiye ejo uzaze ngo wayo ngabishaka nguhe turuwasa se andi nzayihorere tuzagajanire rimwe yego
yacu je nshobora no kutaza uwo nakohereza wese akakubwira ngo ninje wagamo nta kibazo ngatugende murenze irembo wikwigora urakoze sibyo sawa ibihe byiza aba bariki ntibizoroha pe Claude Yes. Yes. ese byari ngombwa ko ncaho utansuhuje ndeba nkaho utanzi Nase we kutarunsuhuje. Claude ndakurebye mu maso mpita ngira ubwoba kubera ukuntu ndebye nyine ntabwo ndebye nk'ukuntu usanzwe ndeba hari ukuntu nyine umuntu akureba ugatubona ko atakwishimiye Dave uragira ngo nkurebe nte? nyine ndabyumva pe nta nubwo nakurenganya ariko nyine umbabarire wenda uburyo nakwitwayeho uburyo nagusohoye ntabwo nyine byari bikwiye sibyo ariko nanjye basha kunyumva pe urabona ngiye mfite akantu kameze nk'ihungabana ariko kari muri njyewe ntabasha no kwikuramo urabona urabizi story yanjye na Nyambo ukuntu byagenze sibyo Nyambo naramukundaga urabizi namuhaye buri kimwe nari mfite namufashe neza uko nari nshoboye ariko akabazo kamwe twagiranye niko kahise gatuma yibagirwa ibiza byose nakoze amfata nkaho ndi ingegera sibyo aransuzuguza aransiga ubwo rero ibyo byose nakomeje kubitekerezaho mbona nawe ntangiye kugukunda navuga se nawe uramutse ungize nk'ibyo Nyambo yankoze none namera gute ko nahita nsara burundu Nase Dave naje iwawe ibyo byose bitarabayeho Nyambo ntago n'ubundi yari yaraguhemukiye biriya byose byararangiye uretse na case yawe na Nyambo reka ndeke kuyivangamo da reka ndeke kuyivangamo nyuma yo kureka ibintu byose nakoraga nkaza kukwitaho nkafata nyine igihe cyanjye abantu bose nkabanga nkabasiga nkaza kukwitaho ibyo byose twarabivuganye ukanyitura biriya Dave biriya nyine biriya uzi ko wakoze nurumva nta makosa nakoze ndabizi ariko nyine basi nubwo tutakomeza gukundana sibyo nubwo n'imigambi yose twari dufitanye yashira ariko nibura tube nk'inshuti ntitujye tunyura gutyo mu muhanda ngo tumere nkaho tutaziranye cyangwa tutigeze kumenya naho na rimwe Dave ntabwo nzi kuryarya abantu kuba inshuti n'umuntu nyine mu mutima wanjye numva mfitiye ikibazo byangora ndabyumva warababaye pe naranakubabaje wenda sinanakwiye n'izo mbabazi ndi kugusaba ariko nyine basi gerageza ubyirengagize basi reka tumere nkaho dutangiye bundi bushya tube inshuti zisanzwe dutangiye bundi bushya tugaruke twongere tube kwa kundi twari tumeze oya wenda ntabwo twamera nka kwa kundi twari tumeze ariko nibura tube inshuti basi zisanzwe nk'uko waba uri inshuti n'umuntu biri aho ngaho ariko utamunyuraho gutyo ngo umuceho nkaho mutaziranye Dave sha biragoye pe biragoye nubwo uvuga ngo abakobwa baraguhemukiye nawe warampemukiye cyane ntabwo nayinzwe nyine wahinduka Dave twapfuye iki basi vuga utavushyiramo ikiniga kuko nanjye ndumva ashaka kurira okay Dave nawe warampemukiye njye nawe twapfuye iki wantumye amata nagaruka nkasanga wahindutse ukanuka ukambwira nabi nawe nzi ko aricyo wanyitwa cyari ibyo wanshakamo byose byararangiye nyine wari Claude nta kuntu wavuga neza udashyizemo ikiniga kubera ko nanjye ndimo ndumva ikintu kirimo kumfata hano mu ijosi vuga neza nyine utenda kuri kukubaza twapfuye iki biriya byose ne kugira ngo nsange mu binota itageze mu 10 wahindutse bikagenda kuriya nyine twapfuye iki kugira ngo nzu ugahita untuka kuriya Claude basumba barire pe nanjye sinzi ibyambayeho nahise mfata amasegonda make mpita nitekerezaho mpita mfata n'umwanzuro nanjye sinzi uko byagenze ariko nyine numvaga ari cyo cy'ingenzi ngomba gukora ntabwo nashakaga ko nkubabaza cyangwa se wowe umbabaza ntabwo ariko nari kukubabaza Dave twarivuganyeho mbere ntabwo ubyibuka Dave umeze neza umeze neza warahindutse cyane noneho Claude reka njye kureba Soroba ko nari mvuye mu rugo numva mushaka cyane nuko mise nkubona nkahita mvuga reka tuganireho gatoya ariko nari ndimo nihuta njya kureba Soroba utansubije ahubwo reka njye nataza kuncika ko ejo yiriwe arimo arampunga reka ndebe ko namufatira natarasohoka basi tuzaganira uzashaka igihe tuganire neza birambuye sibyo tuzaganira Bye Claude. Kajya kureba Soro.
ko koko Dave yasaze Mungu n'umwirukishe kuriya yanze kumva ibyo ndi kumubwira Ubu ni wande warimo gukomanga izi saha we Deo Siye amakuru umeze utese meze neza Siye Soroba yabarimo Soroba se nanone uje kumushaka se we mbwira niba arimo ko ntago nabandi hano nyine ndimo mukubaza kandi ndamushaka cyane ahubwo birenze nuko wabitekereza byagenze bite So ni ngombwa ko nkubwira iki mpamvu nshaka Soroba yego Soroba ngewe ndamushaka nyine wamumamagariye niba arimo wambwije ukuri ikintu umushakira ngumva ko nanjye nagufasha basi niba utanagena ngo umumamagarire genda umumbwirire ngo kuba arimo aranyirengagiza ari umwana twakuranye sibyo ari umwana twatobanya kondo biramumarira iki Ngendi ndimo ndicara nkatekereza uburyo twabanyemo uburyo twakinnye agapira twakinnye biye iby'abana ibintu byose twagiye tunyuranamo ndimo ndabyibuka nkumva nabuza amahoro muri ngewe nyine ndashaka kumubona ndashaka kuba ndi kumwe nawe ndashaka kumara mu mwanya nawe ubundi se ubu kunyirengagiza gutya byamumbira mu marira iki ubu numiwe n'ukuri pe ibyo bintu imyaka ingahe ishize ubu nibwo uri kubyibuka ko mwakinanye biye si hari igihe nyine igihe kigira icyacyo ubu nyine nicyo gihe kugira ngo twibuke ko twabaye abavandimwe kera sibyo ndaryama sinsinzire ibiryo byananiye yibase ko mvuye no kwa muganga bakambwira ngo navuyeho ibiro bibiri byose none ni mu buri cyumweru ibiro 10 birabigiye ese waragira ngo mpfe nkorote paka mpfe byagenze bite ni kubera kumubura no kumukumbura ndashaka kumubona mukumburamo ibiki gusi ntago uri muranyumva ntago numva ikintu ushaka kuvuga n'ingingo urimo ashaka kugwisha sindi kuyumva icyo nshaka kuvuga nuko ngiye nshaka Soroba kumubona ibyo gusa nk'umwana twakuranye ntago ntuje mu mutima ntarabona Soroba mbari ukamumamagarira basi niyo utambwira ingingo nyamukuru sinkubwira niba arimo niba atarimo ingingo ushaka niyihe basi ubwo si ibyo biro birinda bijya kuvaho byagenze bite urwaye gukumbura umuntu nyine ko niho se ntago ushobora gukumbura umuntu kumva wabuza amahoro muri wowe kurya bikanga umukumburamo ibiki nyine urwaye kumukumbura urwaye iki basi tubifate gutyo ko ndwaye kumukumbura ariko mumamagarire komera cyane Pato bo ahantu uri kuje rero ndahakurangira urazamuka use nkaho ugera Tororoma naho urapfa guhengekereza mu bipangu bishasha bubatse hano nugera ku ka etage urareba munsi yako ka etage hari ibiti bibi ahantu ugiye aho ngiye ngewe ndahazi niyo ndi aho ya ntawe ahantu ugiye uhazi reba buraciragenda kurangiye kwa padiri turi muri kaburimbo ubu turi mu muhanda w'ibitaka kwa padiri rero unyuze hano uvuye hano zamuka ugere ku mukorodoni iri hano manuke ku bantu bacuruzaga amamiti hano hari abandi badamu bagera gudutaro babaga bari inyuma yabo ngabo bamitiyo abo ngabo niba urahagararaho rero niba wabaza ukavuga oye kankunyuze indi nzira hano uzamuka usa nkaho unyuze kwa Mwarabu sibyo kwa Mwarabu nuhagera harimo inzira ebyiri zipasuye rero kumbwira nago izo nzira zo kwa Mwarabu rero niho urapasurira guca ushaka izo nzira wazigenderamo icari imwe ukuguru kumwe kukaba kuri mu nzira imwe n'ukundi kuri mu nzira imwe ukagenda tuduruwatu hari akazi urukundangira Yesu n'ahantu ugiye Patoro nyine ngiye aho ngiye ndahazi cyagiyeho narakurangishije ahantu ugiye urahazi aho ugiye rero naho reka amakurangire ugiye urasa nkaho uzamukira kw'aba badamu ababudutaro atari barana ndi kuvuga mbere aba bari hano guca none se aho ngiye wabwiwe n'iki bo Patoro nihe nyine ndi kukubaza ndi kubona washyushye ibintu byose njewe aho ngiye wabwiwe n'iki ugiye hemwa inyanya karasi ibitunguru muragura
Mwiriwe yemwe abaha. Mwiriwe. Mwiriwe yemwe. Mwiriwe mwiriwe. Wewe kambe nigendeye ndabona ntabahari. Mwiriwe. Ese murahari? Jojo. Nyambo. Turashize. Nyambo. Karamba. Naho utuye hano? Yego. Wowe Nyambo nzi n'agataro. Aho kusimuragura. Yesu mwiza. Ibi bintu biremeye ukuntu byo wikoreye Nyambo. Meze muteze. Ese uri umushyitsi cyangwa utuye hano? Hano ni mu rugo niho ntuye. Ni iwawe? Yego. Banza mwarasimbe menshi kuturusha. Nyambo ntago iyo Imana igiye kugirira neza umuntu ifite ikintu iheraho buri muntu rwose Imana ifite umugisha yamugeneye. Ariko se byakugendekeye Yesu. Nyambo none ugeze aho ucuruza agataro. Jojo nyine nuko byagenze. Tata we. Gisubwoba. Kandi nyine ubuzima ntabwo buteguza. Uko bwaje nyine ubwakira ubukungu ukabushakira igisubizo. Nyambo ndakumva pe. Ndakumva ariko unambabare ko nkubonye nyine ngatungurwa nuko ntabwo natekerezaga ko ugeze aho ucuruza agataro. Ariko se mami ibi bintu arabizi. Ako Jojo, urumva natinyuka nkabwira mama ibi bintu. Ese undi kuki bimubwira? Afite ubuzima yubakanye na papa, ntago nzi aho bahereye, uko biri kose nawe ushobora kuba batangiye bigoranye, aho bageze n'ubuzima bwabo bashatse, bahimbaniye, nta kibazo, nanjye ndi gushaka ubwanjye. Ibi bintu mama we ntago abizi? Ntago ari ngombwa kanabimenya, ahubwo mfashe ntagire ikintu amenya cyerekeranye n'ibi. Uko byagenda kose umubyeyi w'umuntu n'umubyeyi w'umuntu abimenye kubera amafaranga menshi afite yanagushyigikira wenda akaguhereza natangira ubuzima. Jojo, mama ashobora guhita mfata nk'umusazi. Ntago azi ubuzima, sitori y'ubuzima bwanjye ubu ngubu uko iri kugenda. Rero ntabwo nshaka ko hari ikintu amenya. Kandi ntabwo nshaka ko mama amenya mu ntege nke zanjye. Aba ashaka kumva ko nyine umwana we ahora ari umutsinzi. Rero ahari nzabimubwira ntakiri kuri iyi ku buryo uhisemo kwirwanirira kuko wanze ubufasha mama we yaguha. Uko umuzi se nabimenya mwana we. Jojo, nkabishoboka byose kugira ngo mama wanjye atamenya ibi bintu. Nyambo umutima urandiye ariko nanone nta kundi nabigenza. Reka basi nanjye mbigire ibanga sinzabimubwire. Nanone birababaje pe ubu buzima urimo burababaje ariko nanone bifite ikindi kintu bisobanuye. Nk'umwana w'umukobwa mwiza nkawe wize noneho ufite ubwenge ku ubuzima bwakanga ugatinyuka ugafata imbaraga zawe zose ukavuga utereka ngira akantu nubwo kaba gato nkora. Ukirengagiza isoni n'ikimwaro wakura hanze. Nabyo ni ibintu bitangaje uri intwari Nyambo. Kuko nta mukobwa mwiza nkawe muri uru Rwanda muri Kigali watinyuka gufata agataro. Benshi bahita bumva ko ubwiza bafite ugomba kubarwanirira bukageza icyo bibagezaho. Bakaba banishora mu nzira mbi nyine bakumva ko ubwo bwiza hari icyo buri bwinjize. Bakaba bajya no muri abo bagabo cyangwa mu ngeso mbi. Nukuri no kuba warahisemo n'aka gataro nabyo nubundi butwari. Jojo, njye nshaka kuba umuntu wenda ufite ubushobozi atarabukuye muri aba bagabo cyangwa kwicuruza nabuvanye mu maboko yanjye. Rero niyo mpamvu nyine umuntu yishima washyikira, niyo mpamvu nyine nanjye ndi gucuruza ibingibi niko ubushobozi bwanjye bwanganaga. Nyambo, Imana izagushyigikire n'ukuri. Kandi reka nkwizeze ko ibi bintu n'ukuri urimo bizakunda. Komeza uhatane nyine ukiremo imbaraga zawe zose unasenga Imana. Kandi ikintu nagombaga gufasha umugabo wanjye. Yahoraga ahanganye wenyine, yahiga wenyine, umunsi bigakunda ejo bikanga. So mbona ko ntakwiye kwicara ngo nuze nanjye nkwiye guhaguruka nkahangana.
hari bizakunda. oya kuraje bizakunda n'ukuri bizaza ko wafashe icyemezo kigoye. Nakundi ahubwo surahaha. Reka maye ntacyo nasi ibintu basi nguhangaye. Ukumbura gute Soroba? Ukumbura miki? Gusa nyine to biratangaje. Umuntu nkawe w'umugabo twubahaga muri karitsiye yose. N'ubundi murakomeza mu nyubahe se kuba ndimo ndashaka Soroba kumubona biratuma wiruka inyuma y'umuhungu. Ngurwaye kumukumbura. Ese ni inshuti yanjye n'umwe. Wese ko bitajya bimubaho ngo agukumbure nkuko nguko uri kumukumbura. Ese niba atagira urukundo nanjye nicyo bundi ngira ngo tuganire. Nicyo ngira ngo tuganire honge nawe. Mubaze ni gute ngemba mfitiye urukundo rwo kuva mu bwana tukaba tugeze uko ubwo tungana gutyo none rugatangira gukura rukazamuka kubera iki watari marama bari babiha ku gaciro. Nicyo nshaka wundi kumwibariza mubarira umumumagarire. Bikaba byaguhangayikishije gutyo. Nahangayikaze. Ubwaye kumukumbura n'urukundo ibiki n'ibiki. Ubwo nyine uramukunda. Iyo ngingo ndashaka. Ndamukunda nyine namukunda se si umwana twakuranye. Allah. Uri seriye? Gusa biratangaje. Ndakwinginze basi sibyo. Reka kumbaza ibintu byinshi reka kwinjira mu hasi ngo ujye gucukumbura we mumamagarire ngiye nawe tuganire. Byari ibyanyabyo kabisa. Byari ibyanyabyo. Ibikize? Ntabyo da. Gusa nyine to ndashaka kunyumva nk'umuntu mukuru. Hari ikintu ushaka kubwira. Kandi ubyumva ubyitaye se wanamuhamagaye. Ariko wakitonze. Ndashaka none ikintu katari buje kugufungurira kari ngewe. Ariko icyo kintu ugiye kumbwira ni cyiza. Nuko ari busy. Ni cyiza icyo kintu ugiye kumbwira. Banze ucyumve. Nyine ni cyiza. Sinzi kuri bucyakira nyine. Kubera ko niba ari cyiza ndashaka ucyumva ndi kumwe na Soroba agiye kuhandi. Nyongeye nyumva rero arabaza nyuma ndamuhamagara hari hose turahamukura. Banze unyumve. Uri tayari kunyumva? Mbwira basi nacyo. Soroba yarakuroze. Kuroze, musaza wanjye yarakuroze. Cyangwa warasaze. Ahubwo si we musaza. Njye urabona ameze nk'umuntu baroze. Umva nkubwire, banze unyumve ariko, banze unyumve. Impamvu mvuga ko bakuroze, yaranakuroze ndabizi neza ko yabimbwiye. Namurugiye he? Namurugiye he kufite amagambo yakurenda? Hanyumvira di. Sujuri. Unarinzi kuryamya kandi subyuka. Ugeze ubona muruga ngewe? Rata Soro mureke mwihorire. Ya ukubiza rubuze mfite. Kuki umugabo ndekura nawe. Ndekura. Nari ngukumbuye. Bazi ndekure. Ndekura ngomba bikize. Umva gwera umunsi ndakwiyemye nawe. Nako se ni gute ngemba nturutse mu rugo ngukumbuye nshaka kukubona. Waje ugakumbura abandi bakumbura abagore bawe rworukankamo. Ariko niwe numva nshaka kubona niwe. Ngirago nkumva rero nari gushaka kumbona mbona mabiki. Je nturutse mu rugo numva ngukumbuye nshaka kukubona ngo usuhuze tube turi kumwe tumarana umwanya. Yakura nonyegere so waje cucu kundi rwirebeshwa nani sone bifite. So nk'ubwo ibyo urimo urakora urumva bizakumarira iki koko? Bimara iki? Umva ndakwiyamye gwera uyu munsi uzongera kuzunshingaho. Urabona kungira gutya biri buko. Cyenda aho ngaho ntubwira ubusa. Arugendo mande rwibebeje rwigize uruntu raho ngaho nani sone. Soro basi ntuko ariko tube turi kumwe. Ndakwiyamye. Ndakwiyamye ujya kumva ndagukubita. Basi nkubita Soro. Ndekura. Soro. Basi zamurika butuye. Bya bintu biri seriye. Burya uburozi burakora. Reka ndebe ko uru rugamba ari uzarucika. Hey wehe, narakubwiye. Ndi kwerekeza mu rugo devuye pfi gasoko. Iwawe naho reka makurangire. Kandi mazi. Akazuba wa mugabo wabaye. Ko cyagiye ko byagoranye kundangira none ndabona washyushye. Nawe turadufaranga wampaye bura natugejeje mu rugo mugora aransingiza. Uzi ko banankarabije ibirenge. Ese nibyo washaka? Nyine cyagiye nyine naye afite ducera ariko none ducera. Urumva nyine ninojya gukenera zaguhakaraka kuko ndi kubona. Reka nkurangira aho turi. Turi ni hano. Ngende. Oya aho utwo duceri turi. Abo duceri wahandengeze ngaho zindangira fungura ko gakapu umanuka use nkaho urebere mu kandi gafuka n'ubi urebere mu kandi gafuka dore ari moto ni telefone kanze nkwereke ntureba dore ni nk'ibi byose nari ndi kukubwira ariko patoro uzi ko urangiraga ibibazo byinshi uzi ko ibibazo n'abantu upfibye kandi ufite umugore njyewe
mfite umugore ariko ndi imfubyi none se umuntu w'umugabo ari imfubyi gusa sibyo gusa ibaza ko na sogokuruza wacu wari warabyaye umuryango wacu gose yarapfuye ubwo se icyo ni ikibazo nanuza na Ruganzu Ndori none se mu gihe cyo mupfana akase ko fatari intwari y'igihugu ni intwari y'igihugu ariko yaragiye ubwo nyine yanditswe mu bitabo by'intwari ako umuntu w'umugabo nawe ungana nkawe aba imfubyi umuntu w'umugabo ufite n'umugore numva kandi gahinda mfite gakomeye nagaye uko kigera Mutara nawe yapfuye yarapfuye ndabizi hangaye mbwiriza imboga zose nguhangahe reka nguhaye byose byo kugataro no kurinda kwishyura ariko nyine Majina Yesu Bikira Mariya Nyirimbuwe ninde ukugajeje hano ariko ngubu koko nzagirene uyu muntu rero sinzi ikibazo afite nakubwiye ko ndazongera kuguhahira agiraga imboga zakubiswe n'izuba ibitunguru bye mberutse guteka igitunguru cye ndicahumura abantu bo mu rupangu ndibamenya ko nakaranye akugira umusazi rimwe na rimwe agiraga ibindu bibi bibise reba bakagasha ukuntu ari keza iryo shu ukavamo salade nziza uyu muntu rero sinzi nimba ari umunyamitwe ushobora kugura reba aya aubergine ukuntu ari meza babujampa ngubwire reba ibibiringanya ukuntu ari byiza ariko jewe ningura ibi bintu ngabiteka boss akavuga ko bitaryoshye nduza kuvuga ngo ni Nyiranzayini wabihashe ako ubundi Nyiranzayini ufite ikindi kibazo ubundi nshaka wiki ahubwo wowe njaka yiki ku cyane hose ne nambwe buri gihe uzunsenya wanda kuza ubundi ndakuza ari we mabuja aratumva ngo nose kumubwira nabi gute niba utamuzi uyu yari umucuruzi hanyuma wanguriye gute utanzi nyine ibintu bya narabiguze nzanga biba byaraboze mo imbere umva aratamubwira ikintu nta kindi kintu dupfa uyakunda umugabo wanjye kare ku mugabo gatatu yarananiranye uriya mugabo se njyewe namwemera cyangwa wabonye waramugiriye imbuwe ugira ngo nanga abakobwa bose bakundaga nzaba indago namwemera uriye mabuja ngubwire uvuze ngo ikintu ntago mabuja nawe rero uri kunjirishamo unzuzuguza abanyagatabo nyine ibyo bituma uvuga amagambo make twumvikane n'undi mwana tumuhahire ndago ndanubwo najya ibijyo bye noneho nubihaha ndago najya ibijyo biturutse kuri aka gatabo akusi Nyiranzayini dupfa iki ahubwo dupfaga iki kungurikiranaga ndakunda nsabi uri kunshaka wiki ubundi se nzabi niwe wabonye muhungu mwiza nzabusa kuranye njewe nanamwiteza none se uri kunshaka iki watuje ukagereka buri gihe guhangana ubundi se ndakubwiye ko duhaga ibintu byo sheri nguhangahira ati ibintu byose mabuja mvara ngo ugire inama kandi nuko ndaguhangaye byose humura nuko boss yangaga kujya ukagira ngo niba ibintu mba navuye guhaha naranguje ibihumbi 12 13 si ni butike wikoreye herere 10 bingahe ako ndukabeshe ibi bintu byose hari yandago babitangiraga ibihumbi 3 voka zaboze ku mutwe ndori kubibona mabuja do rimwe na rimwe wagiye wihangana ukazipfuye no ku mutwe ibi bintu ninde wabigura ubundi wabuzanje handu ubunzi ibyo bintu byawe ngo ni bitunguru n'amavoka ubundi hano tujyaga avoka turamatungo ivoka irapfuye turamatungura ivoka natari nzima kuko Nyiranzayini waritse tugara undi mwana reka nze nguhereka ko mabuja voka imeze gutya rero kundi kuvayo ngo umutubu voka yaboze gutya ndani isukari urakoze kuyicamo kabiri ubwo nyine urahita uyigura hari umuntu ucuruzaga ibintu s'abantu batabanje kubonja ngo ibumve hanyuma warugiye kugura ngewe ndakubwa ngo ubonje umuntu usaguraga ikintu atumvishije ninde ugiye kugura kwambwiye kutangurira ariko nagiraga numvire mabuja mabura tumva ngubwira bikomeza nyine nyumvire uhita unishyura yivoka nangahe oya nako turabyishyura byose akoze mabuja cokoza mfa kumugurira atagira ngo Nyiranzayini agiraga umutima mubi ngugwawe da bakugurire maze ukire uve kuri aka gataro Nyiranzayini uyu nguyu uri gukinisha rero ngo wakwereka iwabo uyu ni umwana wo mu bakire ntubone ubuzima bwaramuguririye gutya ngo ugire ngo ejo nejo bundi mwahura ugatungurwa n'umwana mu bakire mu bakire raba ukuntu urabona iyi nzu bari nshakishanye ni umwana wo mu bakire ahubwo nushaka ujye wubaha abantu Nyiranzayini ntabwo ubuza abantu ngo baciye he ndatura umwana mu bakire yingo nakonje gushaka ubukire bwanjye uzi se na nyina amazu bafite uza amafaranga bafite ko naho kajyaga kwihambira umukobwa mwiza ngaho acuruzaga agataro koko waretse Nyiranzayini wowe uri hano gushaka iki ntabwo ari ubuzima uri gushaka ariko njewe ndasanga akazi nk'akazi ngoraga ariko nawe reba agataro nawe usanga akazi ukora ntabwo ugabanya ibyo bintu ngapfa kumugurira 13 reka nze nkuzanire 15 ariko ntabwo amafaranga ni menje ubu koko njewe nyakoreraga mu minsi gaye ku buryo ugiye kumereza nese niba yaranguje 13 ntiyateza ariho araza reka tumuhe 15 nawe ugira ku mutima mubi reka ratanze nkuzana amafaranga tumuhe 15 Nyiranzayini nawe Imana yakugirira neza wahura n'umuntu hari akagufasha utazi ugira neza wigendere akindi mu muca kibahereza genda gatanyambore kanzira ikibazo
undi wandeke umugabo wanje koko uranje akayiki koko ndamukundaga mba ndi kwijijisha umugabo wanje koko base ijure katumusangire njye nsangire nawe umugabo ariko indu se bigutwaye ndagomvaga indirimbo vugaga ngo biryohaga bisangiwe waretse kuko tukamusangira ariko indu bigutwaye njye rero ntabwo ibyanjye biryoha bisangiwe ari ukuntu wowe ushobora kumfasha nzabi ukamubwira ngo mfasha ukundeho nyiranzayira basi no yaba ari kumbesha zukundu nzigaye mbura amahoro kubera nzabi cyakoze ucuruza agafuka ziryoshye baziguriye he naranguriye Nyabugogo Nyabugogo ugiragayo bangubwira urukundo ni rubi ukagenda n'amaguru ukagerayo nkagerayo nyine nzabi niwe waronga abandi barabesha ariko buriya nzabi nanjye ndongeye navamo umugore mwiza uzi ukuntu nzi kujya sebye ndabwiye ko ashaka umwuga w'ururye cyashaka umugabo ukora karame uragamwaneza telefone mwishyurira gira nimero yawe nta telefone mfite rega nayo arayigira gase nagurishije nshaka kugura bino bintu nta telefone urabona nta naga telefone gatoya ihangane pe na John Pombe Magufuli nawe yarapfuye nawe ndabizi yarapfuye yaragiye atuvamo arigendera Imana mwakire mubayo Jay Polly yarapfuye Imana muhere Vani Buravani nawe yarigendera ngo kandi nanjye namufanaga none nakundi nawe yaragiye reba batecemera bose sha baragiye kumva ibibazo nagize nja kumva numva nanje ndapfuye kandi mbona uhagaze se reka buriya nanje napfuye mpagaze wapfuye uhagaze nawe ubwo se hasigaye iki none mwishengurire neza bakwita ndi ubundi ko cyagiye twahuye nigendera bakwita nde amazina yawe bakwita nde ko cyagiye twahuye nigendera nitwa Munyagahinda Philibert Matezi Magogo Zabe ufite amazina nk'ayishoka none se ubwo ni umubyeyi wawe yakwise ayo mazina yose cyangwa n'isi n'iminsi isi yarakwise ako se ubwo aya ni amafaranga gusa ushakaga ariko ukwibutsa abami bahehe ukiyita ibizina bimeze nka gutyo bidafututse ko nawe uri nkanje agano marira wagariramwa nese ibibazo bikomeye wowe nabyo nibiye ku buryo umugore mfite umudamu mu rugo se buryo ufite n'umugore ngira ko umudamu mu rugo ufite umugore reka ndeko nakubonera nk'igihumbi sibibaye ko ye mugabo karuko gose wenda satana ari umugome ngubu umpaye bibiri wabiki ko se wagira imenya no gushima uye gushima nashimye navuze ni sana ariko ze uko kubu igihumbi reka wibuka ko ari nje n'umugore ngakira da sibyo umugore umugore ni igihumbi kimwe nawe ikindi hamwe mugiraga amafaranga muje muragatanga iriga natwe twayabonye yatuvunye niyo mpamvu nanjye nyine ufashije ku kibihumbi 2 ntago ari makeya wazajyaho n'ejo nibuzi no kujera ntacu ngatwariza sa bane sana ariko uvuye mugabo nibutse n'undi muntu wapfuye uziko Nebukadinezari yapfuye mwa yewe ba Daniyeli mugoba gw'intare ngo zantare zageze nyuma ngo zije kubashaka iyo bari bagiye bananyije kuva mu mugoba gw'intare undi mupfu wampesha amafaranga bana yanjye nyambona naga telefone gato yifite reka nibyo none yagurishije phone yanjye nshaka kugura none kurangura n'ibintu akoze ko mbyibutse koko mana we usiko ari twe twaguze telefone yawe Jojo ni mwaguze telefone yanjye ngo gwacu gose yarapfuye ubwo se icyo ni ikibazo nanuza na Ruganzu ndo Rudahigwa numva kandi gahinda mfite gakomeye nzuko kigera Mutara nawe yapfuye yarapfuye ndabizi hangane yapfuye hangane uratize mu yangane nakuye yes mudu
ndabizi yarapfuye ihangane. Ihangane na John Pombe Magufuli nawe yarapfuye. Na Jay Polly mwana yaragiye abo ba Buravani baragiye Yanga nawe yatuvuyemo Jemira bose baragiye nanje uku ndebo ndibona ari nanje tuvugana ubu narapfuye mbona umubona